none kuri ubu ngubu aho bigeze tugeze mbese mu mazi abira mbwiza ukuri reka nkwereke turahirire kuri ya Simbi niwe ni umva iri ariko wowe umwana uvuga iki mama Kanyana wari umuzi akuguze ko nawe wowe ndimo ndamubwira kuri ndakanarekeraho kurahira rurugi rekeraho kurahira ku mana cyangwa umutwe uci mama Kanyana wewe wari umuzi wari uzi ko afite Kanyana ntabwo ajya kubona ukabona icyana kiraje nyuma yaho ukabona nyina sheri ndakabura imfura yacu bakunze b'inzira y'umusaraba ese murabona ibi bintu Rugema bizamugwa amahoro ibintu byo kurahirira ku mfura ye ndetse akaba yarahira ibinyoma kandi abizi neza yuko ari kubeshya ese ibi bintu murabona bizamugwa amahoro ngira ngo mwabonye yuko ari kubeshya umugore we nyina ntambara yuko atazi mama wa Iribagiza ndetse nta hantu yigeze amubona na hamwe kandi murabizi yuko mama wa Iribagiza aba mu cyaro ndetse ari Rugema wagiye kumutuzayo akaba yaranamubyaje n'umwana umwe none Rugema aho abera igihoni cyangwa se aho abera inkunguzi ari kurahirira ku mwana we w'imfura kandi azi yuko ari kurahira ibinyoma byose ari ukubeshya akaba ari kurahira yirenga ati ndakabura imfura yanjye uwo mudamu mama wa Iribagiza ntago muzi sinigeze nanamubona ndetse njyewe Iribagiza arambeshyera karakana kasaze njyewe ntago nzi aho mama wako yaba ari ni muri ubwo buryo rero episode yacu ya 63 igenzemo cyangwa se irangiyemo kuri iyi filime yacu Inzira y'umusaraba tugiye kuba twarebera hamwe episode ya 64 uko iraza imeze ndetse n'ibintu byose biraza kwibonekamo ndetse uko biraza kugenda nyuma y'uko Rugema arahiriye ku mfura ye akarahira kandi arahira mu binyoma so rero niba ubashije kugerana natwe kuri uyu munota ukaba uri kureba iryo jambo ryanditseho subscribe hasi ukaba utararikandaho ndagira ngo urikandeho ndetse unafungura inzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ndetse ubashe kuba wajya no muri comment utubwire uko ubona Inzira y'umusaraba bigiye kugenda utubwire uburyo wumva igishyika wumva ufite cyangwa se utubwire umukinnyi wo muri iyi filime waba ukunda cyangwa se wifuriza amahirwe masa kugira ngo tubone ko turi kumwe 5 kuri 5 so rero niba utabashije no kwandikamo na comment byibuze sigamo emoji z'umutima cyangwa se emoji iyo ari yo yose ushaka kugira ngo tubone yuko turi kumwe 5 kuri 5 kugira ngo dukomezanye tubashe kuba twarebera hamwe ibigiye gukurikiraho mu gace kagiye gukurikiraho k'iyi filime Inzira y'umusaraba araba ari agace ka 64 ariko mbere yuko turebera hamwe ako gace gakurikiraho ngira ngo mwabonye ibya Rugema kubera yuko Rugema yarahiriye ku mwana we w'imfura kubera yuko bari bamubajije niba nta kintu ari kubakinga kubijyanye na mama wa Iribagiza ahora amubaza ati mama wanje ari he Rugema rero yarahiye ati ndarahirira ku mwana wacu w'imfura ntago unzi uwo mudamu ngo ni mama wa Iribagiza ahora avuga izi mpaka zamubayeho nyuma y'uko yaragiye kwitaba mu biyobozi kubera ya convocation bari bamuhaye ngira ngo murayizi ni Fabiola wayimuzaniye akayimuzanira akamubwira ati bagutumije wowe ugomba kujya kwitaba rero yaragiye kwitaba nubwo yarafite n'ubwoba gusa Nyirantambara na Fabiola bahise bamwitambika baramubwira ati ntushobora kugenda urabona uyu munsi ni kuwa 5 uramutse ugiye ushobora kurarayo weekend zose bakakurazayo weekend yose yaba kuwa 6 yaba mu ijoro ryo kuwa 5 yaba kuwa 6 ndetse no ku cyumweru ugasanga bakurekuye kuwa mbere cyangwa se bibutse gukurikirana ikibazo cyawe ari uko kuwa mbere hageze urumva waba umazemo amajoro 3 n'iminsi 2 ndetse urumva waba umaze kurya ku cyanga cy'isheni rwose waba watangiye gufunga wasogongeye ndetse bashobora no kuba banakugumishamo kubera yuko bishobora kuba ari n'umutego kuba bagutumije kandi ngira ngo mwana byumvishije ngo Fabiola ibintu byose avuze akenshi biraba ashobora kuba anatera umwaka Fabiola ukuntu agaragara avuga ibintu byose bikaba ndetse muri make agira amakenga menshi cyane ndetse ayo makenga akaba afite ikintu ashingiye
ashingiyeho. Nk'urugero ngira ngo mwabonye ukuntu ahora akeka Rugema avuga ati Rugema hari ikintu udukinga ndetse hari ikintu uzi kuri mama wa Iribagiza ariko ukaba utakitubwira, kandi koko ngira ngo murabizi yuko abibahisha yuko yaba azi aho mama wa Iribagiza ari ndetse yabigize ubwiru bukomeye cyane uyu ni Rugema. Ariko tugarutse ku bugome bwa Fabiola, ngira ngo mwumvishije ukuntu Fabiola yagiraga inama Nyirantambara amubwira ati Rugema ni umuhehesi wa danje, ahubwo ikintu nakubwira mu inama nakugira nuko uzamuzirika ndetse ukaba wamufata wamuziritse, ugafata urushinge, ukabasha ko wafata urushinge ukagenda ujombagura ku gapipike kugeza ubwo arahiriye kutazongera kuguca inyuma. Ndetse iyo niyo nzira aka gashitani ngo ni Fabiola kari kubwira Nyirantambara kati wewe uzafate agapipi k'umugabo wawe wamuziritse, nurangiza ufate urushinge ubashe kuba wagenda ujombaguraho ku gapipi, nibwo umugabo wawe azarekera kuba yaguca inyuma cyane ndetse azagabanya amarere yose afite. Kandi ibyo bintu birakora, wumve yuko ibyo bintu byateye ubwoba Nyirantambara nawe, kandi mwarimu muzi nk'umuntu utagira ubwoba bwinshi cyane. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuba twakomereza mu yindi episode ikurikiraho. Iyo yaje ari uburyohe, yaje ari rurangiza, ngira ngo murabibona ukuntu Iribagiza na Cyusa bagiye bakamanika icyapa kuri ya nzu yo kwa Iribagiza ya yindi Rugema abamo ndetse n'umuryango we, bakaba bayanditseho bati iyi nzu irakodeshwa, kandi nyamara hari abantu bayirimo aribo ba Rugema n'umuryango we. Ngira ngo murabibona ukuntu Nyirantambara ari kubireba agaseka, ariko abana nta bwoba bakigira, bashiritse ubwoba rwose. Mbasha kukwibutsa wowe tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, tukaba tukiri kumwe 5 kuri 5, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho niba utararikandaho, ndetse unafungure inzogera kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5, ndetse ube wajya no muri comment ubashe kuba watubwira umukinnyi ukunda muri aba ngaba bose bakina iyi filme Inzira y'Umusaraba, ndetse nutabasha kuba wakandikamo ngo utubwire akakuri ku mutima, byibuze ubashe kuba washyiramo emoji z'umutima kugira ngo tubone ko hari abantu turi kumwe 5 kuri 5. So dukomeze rero ku Nzira y'Umusaraba. Twibukiranyijeho gato, ngira ngo mwabonye ukuntu kamarade yahangayitse nyuma yuko umudamu we yaramwohereje SMS igira iti agiye kuza kumureba, ibintu byose arimo agomba kubimwereka ndetse akanabimusobanurira, ngo ibyo bintu byo kujya gufasha Iribagiza kandi bataziranye nta n'ahantu baziranye ndetse nta n'amafaranga arimo akorera. Umudamu arabirambiwe kuko nawe akeneye kumubona mu rugo akakora inshingano ze nk'umugabo ari we kamarade. Ngira ngo rero murabona yuko filime yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha, kubera yuko niba umugore ari kwanga yuko kamarade aguma hariya ari kumwe na Emile ngo babasha gufasha Iribagiza, ngira ngo murabona yuko Iribagiza biraza kumugora cyane, kubera yuko ubufasha butarimo kamarade na Emile. Ngira ngo Iribagiza mwarabibonye yuko byaramugoraga cyane, ndetse ni nabo bajyaga bamuzanira imiti bakamutabara bagiye kumwica. Ngira ngo murabona yuko rwose byagorana yuko Iribagiza akomeza inzira ze cyangwa se atsinda uru rugamba ari kurwanamo na Rugema. Ngira ngo ariko namwe mwabibonye yuko kamarade na Emile badashaka yuko ibi bintu bihagarara, ndetse badashaka kuba kamarade yagenda. Niyo mpamvu bapanze umupango wo kuba babeshya umugore wa kamarade kugira ngo abashe kuba yasubirayo wenyine atajyanye na kamarade, kugira ngo babashe bakomeza gufasha Iribagiza, ndetse bizarangire neza barangije kumufasha abari bwo kamarade aba yasubira mu rugo rwe. Ndetse bashaka kumubeshya yuko baba bari gukorera amafaranga menshi cyane, akaba ari nayo mpamvu baba bari gufasha Iribagiza. Ndetse umugore wa kamarade, ngira ngo icyo kinyoma ntago kiraza kumusiga, kubera yuko nta muntu udakunda amafaranga, nta muntu utizerera mu mafaranga. Niyo mpamvu bahisemo kumubeshya yuko bari gukorera amafaranga menshi cyane, kugira ngo baze kumubeshya gutyo noneho yumve yuko kamarade azatahana amafaranga afatika, noneho umugore abashe kuba yasubira mu rugo ari wenyine.
Dukomeje ku rundi ruhande ngira ngo mwabonye yuko Isimbi yatonganyije nyina arimo amubwira ati ese nari mfite umuvandimwe mukaba mwarabimpishe, nari mfite umuntu tuvukana, nari mfite mukuru wanjye ariko ukaba warabimpishe. Ngira ngo mwabonye yuko Nyirantambara rero yamutakambiye aramusobanurira ati Rugema papa wawe twateretanye mfite inda ntwite, ndetse iyo nda ntago yariye, ariko mbere yuko dushakana nari narabyaye rero umwana namusize kwa nyirakuru nza gushakana na Rugema, ndetse turabana tugera naho umwana akura, none umwana namuzanye ejo bundi igihe wari waragiye mwana wanjye, ntago ari uko nari nanze ko mubonana, ahubwo kwari ukugira ngo nkomeze umubano wanjye hagati na Rugema, ndetse no kumuzana namuzanye ari uko mbonye nawe wagiye, nakekaga ko utakiriho ushobora kuba warapfuye, ndetse mitanzana uri mwana wanjye kugira ngo arebe ko yaziba icyuho cyawe kuba udahari, byibuze nge mbona yuko hari undi mwana wanjye undi iruhande. Mwibutse tugeranye kuri uyu munota ukaba utarakora subscribe wayikora, ndetse ugafungura n'inzogera kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5, ndetse ube wanamanuka no muri comment ube watubwira ikintu wifuza yuko twazakugaragariza muri episode ikurikiraho, cyangwa se utubwire umuntu wifuza yuko ahinduka muri iyi filime, ndetse n'uwo ukunda ubashe kuba wamushyiramo. Ibyo byose nutabasha kuba wabyandika cyangwa se ngo bigaragaze, ubashe kuba washyiramo byibuza emoji z'umutima kugira ngo tubone ko dufite abantu badukunda cyangwa se badukurikira. Ngira ngo rero mwabonye ku rundi ruhande mu muryango wa Mama Cyusa bari kwiga ku buryo baza gufasha Iribagiza, cyangwa se bakaba bamuha n'amafaranga, buri gikenewe cyose bakaba bakimufasha, kubera yuko ngo batazigera basubira muri Amerika, ngo bajye kuba muri Amerika kandi Iribagiza akiri mu bibazo bye hano. Bazategereza paka ibibazo bya Iribagiza bikamanza byakemuka, bakabona kuba basubira muri Amerika kubayo, ndetse bavuze yuko bashobora gutamba buri gisabwa cyose, harimo n'amafaranga y'umurengera menshi, kubera yuko barayafite menshi koko, bafite mu madolari menshi cyane. Rero bavuze yuko bagomba gutamba buri kimwe cyose, haba amafaranga ndetse haba n'umwanya wabo, bakaba bafasha Iribagiza nk'umukazana wabo, ndetse kugira ngo abashe kuba yahorera umuryango we cyangwa se ise wapfuye yishwe na Rugema, ndetse bakagaruza n'imitungo yabo, bakabona na mama wa Iribagiza kugira ngo babone nyirabukwe wa Cyusa, kugira ngo bazahite banakora ubukwe bigende neza cyane, umubyeyi yambikwe ikamba. Mwibutsa wowe tugeranye kuri uyu munota gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana kuri buri gace kose gasohotse tujye tukavugaho, ndetse ujye no muri comment ugire akantu wandikamo utubwire uko ubyumva.